ibaze nibo bafashe umubyeyi mukuru uri mu myaka 40 gutyo bakamukuramo imyenda yose ntihagire n'akantu na gato bamusigira, barangiza bakamushorera yambaye ubusa bakajya kumwicira hariya hakurya mu kagari Kandago nk'uko nyine muri kwibona amashusho ari kubereka. Murabona yuko hanyuzemo umugezi ndetse tuno tugari twombi turimo guhuzwa n'iki kiraro kirimo hagati. Murabona yuko uno mubyeyi nubwo wenda yashizemo umwuka atabasha kuvuga iyicarubozo yakorewe, ariko murabona yuko bino bintu byari birimo ndetse ubugome bw'indengakamere bano bagabo bombi bashobora kuba barakoze. Ariko ikintu ndi kubonamo cyishemo hagati aha ngaha nuko uyu mugabo witwa Yaya ashobora kuba arimo gushaka kuvuga yuko yaba yarafatanyije n'uyu mugabo witwa Bagirubwira kino cyaha cy'ubwicanyi. Ariko namwe nimuza gushishoza muraza kubona yuko uno mubyeyi atishwe n'abantu babiri, ahubwo yishwe n'umuntu umwe, ari we mugabo we waba warishwe n'ifuhe. Yuko byajyaga bivugwa yuko uyu mugore witwaga Mukeshimana Batamuriza ngo yajyaga agira ukuntu ahura n'uno mugabo witwa Bagirubwira ngo bakagira amabanga amwe namwe y'abashakanye ngo banoze, wenda nubwo nyine batari barashakanye, wenda reka tubyite yuko hajyaga hazamo gucana inyuma. Uno mugore witwaga Mukeshimana Batamuriza akajya guca uno mugabo witwaga Yaya akajya kumuca inyuma kuri uno mugabo witwaga Bagirubwira. None ikibazo mfite hano ni iki ngiki: nibo bano bagabo bombi batumvikanaga bitewe nuko umwe yashinjwaga guca inyuma mugenzi we, ni gute aba bagabo bombi bafatanyije iki cyaha cy'ubugome cyo kwica uno mugore Batamuriza? Kuko murabizi yuko ku bantu bagomeje gukurikirana zino nkuru, uno mugabo witwa Yaya cyangwa se Bahimba Yaya we ubwe aremera yuko kino cyaha yagikoze cy'ubwicanyi, ariko akavuga yuko yafatanyije n'uyu mugabo wundi bita Bagirubwira. Wenda bishoboka yuko aba bantu bombi yabafashe basambana, yabafatiye mu cyaha, yamara kubafata wenda uno mugabo witwa Bagirubwira akiruka akamucika, hanyuma yasigarana uno mugore we, akaba aricyo cyatumye ahita amushorera n'ubundi yambaye ubusa, akabona yuko n'ubundi umurambo we bawusanze n'ubundi hakurya y'umugezi yambaye ubusa, ariko imyenda bakaza kuyisanga hakuno. Wenda bishoboka yuko bafashwe bari muri ibyo byose, akaba wenda yamufata akamukuramo imyenda, yarangiza akamushorera yamugeza hakurya akamwica, ariko nyine akaza kwibuka yuko hari umugabo wundi yabasanganye barimo bakora amabi, barimo bamuca inyuma. Akaba ariyo mpamvu uno mugabo ashobora guhita avuga yuko uyu mugabo wundi witwa Bagirubwira bafatanyije kumwica, bitewe nuko nyine uyu Bagirubwira wenda yamucitse ashaka kuba yabahemukira bombi. Akaba ariyo mpamvu ashobora kuvuga yuko uyu Bagirubwira bafatanyije kumwica. Kandi noneho andi makuru ari inyuma y'ibi ngibi nuko runo rugo rwari rusanzwe n'ubundi rwubatswe mu manegeka, nk'uko amakuru dukesha abaturage bari gukomeza bayaha ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse by'umwihariko na kino gitangazamakuru cyacu ku Ivuko TV. Amakuru aratubwira yuko uno mugabo witwa Yaya n'ubundi yigeze gushaka kwica uno mugore we witwaga Batamuriza, agiye kumwicira aho bita kuri Nyanza. Ngo uno mugabo witwa Yaya yigeze gushaka kwica umugore we n'ubundi ashaka kumwicira hafi aho ngaho kuri Nyanza, ngo ariko abaturage ngo baza gutabara, barahurura, baramumutesha n'ubundi birangira atamwishe, ngo ariko agomeza kuvuga ngo uko bizagenda kose bizarangira amwivuganye. Wenda aho ngaho ntago icyo bapfaga cyari cyakamenyekanye, ndetse wenda mpamya yuko n'amakuru yuko uno mugabo witwa Bagirubwira agiraga uno mugabo witwa Bagirubwira ngo yajyaga agira ukuntu aza kwisayidira kuri uno mugore witwa Mukeshimana Batamuriza, ho ntago byari byakamenyekanye. Ariko nyine uko biri kose uno mugore n'uno mugabo bari basanzwe bafite ikintu bapfa, ariko bitaragaragara, cyangwa se wenda akaba yari yarigeze gukurura amakuru yuko umugore we yaba amuca inyuma, ariko akaba nta makuru ahagije nanone bafite. Kandi nanone ikindi kiro nuko uyu mugabo ndetse n'uno mugore bombi bari abantu bikundira inzoga, bakaba bajya mu kabari bakanywa icupa bagasinda, nyine bakagenda inzira yose. Kabone yuko n'abaturage nyine nk'uko bagomeza gutanga amakuru
ngo bajyaga bataha cyangwa se bari mu nzira bavuye mu kabari, ngo hakaba igihe uno mugabo akuyemo imyenda uno mugore we, bikarangira uno mugore asigaye yambaye ubusa. Noneho abaturanyi cyangwa se abaturage bari hafi aho ngaho ngo akaba aribo bagenda bagafata uno mugabo bakamwambura ya myenda yambuye umugore we, barangiza bakayisubiza umugore hanyuma akambara. N'ubundi birumvikana yuko uno muryango uburyo wari usanzwe ubanyeho n'ubundi ni mu buryo butari bwiza, mu buryo n'ubundi butari bushimishije. Ariko abaturage bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga yuko byagakwiye yuko ubuyobozi bwagiye bukora uko bushoboye bukareba iyo miryango yose itabanye neza, iyo miryango yose irimo utwo tuntu tw'amakimbirane twanze gukemuka, bakareba uburyo babatandukanya umwe ataragira aho yambura undi ubuzima. Kuko ngira ngo murabizi yuko ari henshi tumaze iminsi tubona aho abantu, abagore n'abagabo by'umwihariko barimo bagenda bahemukirana, ugasanga umugabo afashe umugore we aramuhemukiye mu buryo bubi ndetse buteye ubwoba bukabije cyane. Ngira ngo hari n'indi nkuru mwabonye muri ino minsi yaho umugore yafashe ishoka akayikubita umugabo we akamurangiza bya burundu. Murumva yuko rero ari inkuru tugenda tubona hagati y'imiryango, hagati y'abantu babana, ariko nanone ya makimbirane buriya abantu baba basanzwe bayazi, ariko nyine bakajya baza bakabaganiriza, bakabunga, bagakora ibishoboka byose kugira ngo wa muryango we gusenyuka. Ariko nibo nyine bino bintu bibaye inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, umwaka ukarangira mubona amakimbirane akiri aho ameze nabi. Ku bwanjye nakumva yuko byakabaye byiza wa muryango bawutandukanyije, buri umwe akamenya ubuzima bwe n'undi akamenya ubuzima bwe, ariko nyine abantu bagakomeza kubaho ngaho, abantu nyine ntitujye kuba mu icuraburindi ryo kuba ba bantu tubabuze bombi. Kuko murabizi iyo kino kintu kibaye nyine, murabizi yuko umwe feri ya mbere nyine ni muri gereza no kumufunga, undi nawe nyine aba ari ukumujyana mu irimbi agashyingurwa. Noneho mwibaze ngo ba bana se basigayeho bate? Ba bana basigaye mu gahinda, ba bana basigaye mu marira, ba bana basigaranye igikomere ndetse kitazakira mu buzima bwabo bwose. Kuko nyine ni hahandi n'umwana azakura akagera mu myaka 30, ariko yashyogozanya nyine n'undi wenda mugabo mugenzi we cyangwa se n'undi muntu mugenzi we, akaba yamubwiye ati we n'ubundi uvuka mu maraso y'abicanyi, kuko iso yishe nyoko, hanyuma iso nawe asaziye muri gereza. Nyine urumva ni amateka mabi ababaye hagati y'aba bana. Ariyo mpamvu navuga yuko ubuyobozi bw'ibanze by'umwihariko bwajya buba hafi y'ino miryango, bukamenya tese uyu muryango mu by'ukuri ibibazo bafite byarakemutse cyangwa se bikomeje kwiyongera. Hari undi muryango ngira ngo nawo mwabonye wa hano mu mujyi wa Kigali, umuryango aho umugabo yafashe umugore we akamwegera akamukubita inyundo, umutwe akawuhondahonda, yarangiza agasunikira mu nzu agakinga, ngo yarangiza noneho agafata inzira ngo akajya kureba umwana we ku ishuri aho yiga, akamuha urufunguzo ndetse n'amafaranga 4,000, akamubwira ati ngaho genda nyine ugere mu rugo uhahe, uteke, usangire na barumuna bawe, ngo nyoko ntago nzaho ari namubuze. Mwumve rero ukuntu kino cyaha cy'ubwicanyi cyangwa se buno bugome bumeze gutya, n'ubundi butajya butuma umuntu agira amahoro cyangwa se butajya bumuha umutuzo. Umugabo afashe umugore we aramwishe, urupfu rubi nk'urupfu nk'urwo ruteye agahinda. Ariko nanone Satani nyine ngo aragushuka ndetse akaguhururiza, na nyuma yo kwica umuntu gutyo mu urwo rupfu ruteye ubwoba gutyo, n'ubundi uragiye uratambutse mu muhanda nta kibazo ufite, umeze nk'ikinya, urahura n'abantu, none urafashe inzira ugiye ku ishuri, ugiye guhura n'abana. Kandi wibuke ko wa mwana mugiye guhura umaze kumwicira nyina, umaze kumukorera icyaha cy'ubugome ndetse uno mwana atapfa anakubabariye. Ni ibintu bibabaje mu by'ukuri, ni ibintu biteye agahinda. Ariyo mpamvu nakomeza gusaba ngo bantu tugikomeza kwana mu biganiro byacu bya hano ku Ivuko TV, aho muva mukagera, aho muherereye hose, nabasaba ngo mujye mureka dufate umwanya dusenge, kuko muri bino bihe ni ibihe bimeze nabi, ni ibihe bitoroshye. Turi muri bya bihe Satani atugabaho ibitero, atugabaho imyambi ku buryo buteye ubwoba.
ngira ngo mwabonye iyi nkuru nakoze muri ino minsi yashize, kuri ino nkuru nakoze ay'ibintu byabereye hano kuri ibi bitaro bya Kacyiru. Ngira ngo nibo wenda mwagiye munyura mu biganiro, nibo mwagiye munyura mwa kiriya kiganiro, ndetse nibo mwagiye munyura muri comment mugasoma, murebe amarira n'agahinda abantu benshi baba bafite mu mitima yabo, baba barabuze abo babibwira. Ngira ngo mwabonye uriya mubyeyi wanditse iriya comment atanga igitekerezo ngo cy'uburyo nawe yagiye kubyarira mwa bino bitaro, ngo hanyuma ngo isuha ikaza kumeneka, kandi nyine urumva yuko nyine yimenetse, umuntu aba ari hafi kubyara, nyine umwana aba agiye kuza, ngo noneho ngo abaganga batangira kumubwira ngo utangiye kutwanduriza kandi twaguhaye pampa, nyine batangira kumutuka ndetse no kumutwara nabi, ngo aribwo bamushoreraga ngo bamujyanye muri materineti, ngo bamunyuza muri koridoro, ngo umwana yamanutse, umwana ari hagati y'amatako, ngo bamunyuza muri koridoro yigenza, kandi byibura baragombaga kumuzanira nk'akagare bakamutwaraho, ariko baramushorera mpaka kugera ageze ahabyarira, umwana ari mu matako arimo kugenda abyigana nawe, umwana arimo agenda yangirika. Uwo mubyeyi yaduhaye ubuhamya tubwira yuko n'ubu umwana yavutse, ngo ariko kugeza na n'ubu umwana yavutse ahengamye umusaya, ngo na n'ubu umusaya uracyahengamye. Mwumva ko gahinda abantu babana nako, kandi nyine usanga bakura ahantu nk'aha ngaha hakabafashije, hakabahaye ubuzima, ariko nyine ugasanga uwari kubarengera akabaha ubuzima, ugasanga niwe wabangirije mu mutwe, ndetse ni nawe wabahemukiye, kugera ubwo umuntu agera ubwo avuga ko atashobora kongera kwifuza kuba yajya mu bitaro runaka kwivuza. Ni inkuru zibabaje mu by'ukuri, ni inkuru ziteye agahinda, ariko uko biri kose, uko byaba bimeze kose, inkuru nk'izi tuba tugomba kuzimenya, ndetse tukagira icyo dukora kugira ngo ibi bibe byakemuka, bino bibe byajya ku mugaragaro, ibi tubona nyine bitameze neza bibe byavaho, kandi nanone duharanire kugira ngo isi yacu ihinduke, ibintu byose bibe byamera neza, bibe byajya ku murongo, twe gukomeza kubona aho abantu bagenda bahemukirwa muri ubu buryo, ndetse ngo natwe duceceke tubyihorere. Ngira ngo mwabonye yuko abantu benshi kwa zino nkuru barazirengagiza bakazinyura ku ruhande, bitewe n'uko hari uburyo nyine bashobora kwanga kugira icyo bavuga kugira ngo wenda bitaza kugaragara nk'ikosa, ariko nyine ikiriho buriya iyo uvuze ikosa ry'ikintu nyine nibwo gishobora gukemuka. Rero ngarutse ku by'uno mubyeyi, uno mubyeyi witwa Mukeshimana Batamuriza, uno mubyeyi wapfiriye hano mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Kiyumba, mu kagari ka Remera, ndetse ubwo baje kumusanga hano mu kagari ka Ndago, ariko imyenda ye yasigaye hano hakurya mu kagari ka Remera. Murabona yuko mu by'ukuri ari ibintu bibabaje, ndetse ari ibintu biteye agahinda, ariko uko biri kose ibyo byose biba ari ngombwa kugira ngo tubimenye, ndetse tumenye n'uburyo twakumira kugira ngo kino cyaha, buno bugome butazongera kuba hagati mu miryango. Rero andi makuru mbafitiye ni ibisambo nanone byaraye birashwe hano mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, aho ibisambo byagiye bikinjira mu kabari bikagiramo byitwaje imihoro, bigatangira gutemagura abantu bose bisanzemo, maze na polisi yaza kwitabazwa n'aba bari bari gutemagurwa. Andi makuru ni amakuru ay'ibisambo byaje kwinjira mu kabari hano mu karere ka Kamonyi, bigatangira gutemagura abantu basanzemo. Andi makuru ni amakuru y'ibisambo byaje kwinjira mu kabari hano mu karere ka Kamonyi, maze bigatangira gutemagura abantu bari muri ako kabari, ndetse no kubambura ibyo bari bafite, amatelefone ndetse n'amafaranga. Hanyuma rero umuturage umwe akaza kwibeta, agahamagara polisi kugira ngo ibe yaza ibahe ubutabazi, ibakize n'ibyo bisambo, ngo ariko polisi nayo yaza, ngo bino bisambo bikayadukira n'izi ntwaro gakondo zirimo imihoro ndetse n'ibyuma, bashaka kwica n'aba bapolisi. Biza kurangira bino bisambo uko ari bitatu bihise biraswa na polisi, birapfa birarangira. Ngira ngo murabona yuko ino nkuru isa nk'inkuru n'ubundi yigeze gufatwa y'ibisambo bitatu hano mu mujyi wa Kigali, birimo bitemagura umukobwa, ngo byarangiza bigacika, ariko nyine kubwo umwaku byari byaramukanye bikaza gufatwa na kamera, cyangwa se n'umushoferi wari uhanyuze yitahiye mu modoka akaza kubimurika, ngo ndetse agafata amashusho, bikaza kurangira ya mashusho ageze ku mbuga nkoranyambaga, maze bya bisambo bigafatwa bigafungwa.
Rero ayo ni amakuru yose agenda aba hirya no hino ahantu henshi hatandukanye, ariko nyine amakuru nk'aya aba ari ngombwa ko tuyamenya, ndetse no kugira ngo tube twamenya ngo ese ibintu twabyitwaramo gute kugira ngo ibintu bibe byamera neza. Rero mbere yo gusoza kino kiganiro, reka mbanze mfate umwanya nshimire na buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye turushaho kubana mu nkuru zacu, mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye twari kumwe na Rigad Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.